ibyo nibwiraga n'ibyo abantu bareba bifite icyo byavugaga, ariko ngewe natangiye guhagarara ku cy'Imana ivuga. Noneho rero iyo uhagaze gutyo buri gihe cyose bizana na conflict n'abantu batari bageraho, bavuga ikintu bakumva we ntago ari kukivuga, bakubaza impamvu ukabwira ko ari ijambo ry'Imana rimeze, hanyuma barangiza agahita atangira kwita amazina yose, ni umuhezanguni. Umuntu aba yibereyeho ku giti cye. Mba mfite inzozi zanjye, mba mfite ibintu ngiye umwanya numva ashaka kugeraho, mba mfite uko mbona ibintu kandi mba numva nifuza ariko bikwiriye kugenda. Ngewe ku giti cyanjye icyo nicyo kintu cyari gikomeye cyane. Nabona ari umuntu ukunda ibintu by'ubwenge cyane, utama fact decision zawe nibyo, utama fact runaka, utama ibimenyetso bifatika by'ikintu runaka. ngo ntiwari woroshye. Ntabwo nari noroshye mu by'ukuri. Niko nashobora gutega amatwi, ariko uko kuntu umuntu nyine nkabashaka ibintu bifatika. N'ubu ngubu ariko ntabwo navuga ngo kuko kajya kumva umuntu ngo ntabwo ngo wenda ngo hari igihe nigeze kumva umuntu numva ndababaye ngo ntabwo yasenga ngo Imana ngo ayisaba wowe uzabana ngo kuko ngo hari igihe ngo asenga bikamuhereza mubi kwenda se ufite ikibazo runaka, nyine bakumva ko Imana ari umubyeyi mubi uhagarariye aho kugira ngo muhimane, ariko ntago ariko kuri bavandimwe, ahubwo Imana ni umubyeyi mwiza utubwira ko ngo impano nziza kandi itunganye ikomoka kuri data wa twese wo mu ijuru. Ibintu data duha ni byiza, niyo hanyuma mu byo twe twita ko ari bibi biba bibi kuko biba bireba kamere biyibihira, ariko mu by'ukuri umugambi Imana ibi bifitemo aba ari umugambi mwiza. Abantu bakunda kuvuga ngo ubushake bw'Imana birasharira, ntimukabeshyere Imana rwose, ntimukabeshyere Imana ko ubushake bw'Imana busharira, kuko ubwayo yaravuze ngo amahoro n'imigisha yo kuri we nshuti by'umwihariko ufunguye iki kiganiro. Nizere ko umeze neza, nizere ko muri amahoro, abantu bari mu Rwanda, bari hanze, abaDiaspora nkaho Clara yabaga turabakiriye mu izina rya Yesu. Ukande subscribe cyangwa se abone niba ari ubwa mbere ubanye natwe. Ikindi kandi abantu bajya muri comment bakandika, bakanda like, abasharinga, no kuri turabakunda. Imana ibahe umugisha. Nitwa Fidele Gatabazi. Uyu munsi nabazaniye umukobwa mwiza uri mu mwuka w'Imana. Ni Farawo wavuze ngo twakuraho umuntu w'umwuka w'Imana harya? No. Uyu munsi twamubonye rero. Imana ishimwe. Ka umeze uteze? Ndashima Imana. Vuza amazina yawe, vuga irindi rimwe ryo nabivuze. Yego, nitwa Ingabire Clarisse, ubundi niyo mazina yanjye. Abantu benshi rero tuziranye banzi ku izina rya Clara, cyangwa se Clara bitewe nuko buri wese abyumva. Yego, rero ndi umukristo, ndi umwana w'Imana. Umukristo n'umwana w'Imana, ni umukobwa yabaye hanze, ari no mu gihugu cy'u Rwanda. Ako kantu ko kuba hanze rega jya ugashyiraho ni keza. Ako kantu se buriya hari ikintu kinini cyane kakungura kubwamira. Iyo nagiye i Burundi ndavuga ni maze iminsi ndi hanze, cyangwa nabuze nagiye nka Uganda banaciye ibikuba nkabwira ngo muzaze kuntega, basi niyo atabari i Kanombe Nyabugogo munzanira ururabyo. Hari abantu babikunda, ariko ngewe mba numva nyine biraho nta kintu kidasanzwe. Ikintu numva gishobora kuba kitakungura ubwami bw'Imana buriya ntabwo ngitindaho cyane. Ntiwari ufite amashyushyu bwa mbere ujya kujya hanze? Birumvikana nka buri muntu wese nyine utari waragiye, utari warasohotse igihugu, niko byari bimeze. Ubu ugiye kugenda wakongera ukabica bigacika nk'uko byari byagenze ku nshuro yawe? Oya rwose, oya. Twishimiye kwakira kuri SINAI. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha kwitabira ubutumire bwacu, turakwishimiye cyane kandi tunejejwe n'Imana ko tujya kuganira nawe. Hari ibintu byinshi Imana yagushyize mu mutima cyangwa se yashyize muri wowe usangiza abantu benshi, so tugiye gufataho akantu gatoya tukaganireho, noneho kugira ngo bize kugira umumaro umuntu udukurikiye, aze kugira inyungu cyangwa se aze kuguka muri iki kiganiro, atari gufungura gusa. Reka dusenge Imana kugira ngo ituyobore. Karibu no gusenga. Yego. Mana Data, turagushimye ko uduhaye ubu buryo bwo kugira ngo tubashe kungurana ku by'ijambo ryawe. Turasengeye buri muntu wese uzumva iki kiganiro kugira ngo azagire ahantu ava n'ahagera mu kumenya Imana, kandi natwe tugiye kukigirana hano hagati aha ngaha, natwe duhe kunguka kugira ngo yaba ari abumva n'abari buvuge cyangwa twe turi buganire, twese dufatanyirize hamwe gufashwa kurushaho kumenya Kristo, mu izina rya Yesu, amen.
amen. Kra tugiye turakwishimiye kukwakira. Murakoze cyane. Uri n'umuhanzi wigeze ubivugara? Oya. Nuvuga ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana ariko ari n'umuhanzi mu ndirimbo. Ejo bundi aherutse gukosora indirimbo yitwa imisozi ibiri, yego? Yego, ariko ntabwo yari yanjye, wayikoranye na Christian. Yego, ariko indirimbo ni ya Christian, uko ahubwo yansabye kumufasha kuririmbamo. Ntabwo haburamo agakoregeshwa kawe kuko uri mu bantu bazi kumva indirimbo neza bagakosoramo. Ndabizi. Y'umwami yangiriye neza nabyo turabikora. Yego, imisozi ibiri rero abantu bagiye kuri YouTube channel ya Vedastin Christian bayirebe. Yego. Barahita nyine bumva n'ijwi rya Clara ryiza cyane. Isana neza. Ubusanzwe ugera YouTube channel yitwa Clara wa Yesu. Clara wa Yesu. Kuki wagize ako ka wa Yesu? Nari sekondo wa Yesu nyine nabigenza. Nicyo numvaga nashaka gutambuza message numvaga ari iyo ngiyo abantu bagomba kumenya ko nyine ndi wa Yesu. Yego. Reka tunahera aho ngaho tuganira umukobwa wamaze kwideklara wa Yesu. Umukobwa wakiriye ubutumwa bwiza akakira Kristo nk'umwami n'umukiza we abafitiye imyitwarire. Bon, ikibazo ntabwo ari imyitwarire cyane ngo nigeze kubikubwiraho kare. Ikibazo ahubwo ni ibikurimo kuko ibikurimo nibyo bituma ugira uko witwara. Umwami wakiriye ni utuma ugira uko ubaho. Iyo rero wabaye umukristo ko umukristo nta kindi kintu bivuga nubwo ko wowe wakera warapfuye hanyuma ubuzima bwawe ukabushyira mu biganza bya Yesu Kristo hanyuma ukemera ko umwami Yesu ari ukorera muri wowe ari ukugenga ari ukuyobora ari ukwereka aho unyura ari ukubwira ibyo gukora n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo hanyuma kubaho kwawe kabaho nyine ukurikiye Yesu wakiriye nuko akubwira ngo so uriho ari wowe uriho ni Kristo muri wowe ubundi nicyo bita kuvuga bwa kabiri ko ijambo ry'Imana ritwereka ko buri muntu wese wabyawe nk'uko umugore n'umugabo bahura bakabyara umwana uwo nguwo wese avukana kamere y'icyaha iyo amaze kuvukana kamere y'icyaha rero iyo kamere y'icyaha yera imbuto z'ibyaha aricyo dukunda kwita imirimo ya kamere mu by'ukuri ikimugira umunyabyaha ntabwo ari uko yasambanye yibye cyangwa yakoze ibindi ahubwo ikimugira umunyabyaha ni uko afite igiti cya kamere y'ibyaha muri we yakuye kuri Adamu kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nk'uko umuntu umwe icyaha cyaje mu bantu urupfu rwaje mu bantu biturutse ku muntu umwe ngo ku bwa sogokuruza wacu Adamu twese naho ngaho byaviriye rero ibyo ngibyo nta muntu wabasha kubyikiza ahubwo Imana yabonye ari ishoboye kubikora hanyuma yohereza Kristo amaze kuzuza ibyo twasabaga no kutubera igitambo no kurangiza umurimo wo kuducungura adusaba ko tumuhindukirira kumuhindukirira n'iki ni ukwemera kuko kuri mubi ko kuye gupfa kuri umwanzi w'Imana ariko kandi ukeneye n'imbabazi n'umukiza none ukamuhindukirira ukemera ko byakoreye ku musaraba ari ibyabo ibyo rero iyo umaze nicyo twita mu by'ukuri kuvuka bwa kabiri cyangwa se gukizwa hanyuma rero iyo umaze gukizwa icyo ukora ni uko ubuzima bwawe icyo gihe ntabwo ari wowe Pawulo ariko abagalatiya yaravuze ngo aba Kristo babambye kamere nire n'induba ryawo ku musaraba nuvuga ngo ku musaraba wa Yesu Pawulo nawe ajya bivuga avuga ngo nabambanywe nawe nge wa kera wo kwa runaka ukomoka kwa runaka w'umunyarwanda n'ibindi byose biba biri aho ngaho umuntu aba yaravukanye hiryo aragenda agapfira muri Kristo Yesu hamwe n'umwami Yesu hanyuma mu kuzuka hazuka undi muntu mushyashya udafite aho ahuriye n'uwa mbere mu buryo bw'Umwuka inyuma mushobora kubona ndi wa wundi ariko umwuka wanjye ubu utandukanye kuko aba ari Kristo n'umwuka we biri muri jewe uko niko Kristo aba muri twebwe hanyuma rero uwo Kristo ngewe nakiriye hari indi migendere hari indi mitekerereze hari indi mikorere hari ubundi buryo bwo kubaho agira mu bwami bwe ibyo rero kuko ndimo kandi akaba ari noneho kamere ariyo kamere mfite niyo noneho ntangira kugenderamo noneho ukabona imyitwarire yanjye irahindutse rero gukizwa ntago ari uguhindura imyitwarire kuko n'ubu umuntu aramutse wenda anywa ibiyobyabwenge dufata urugero bakamujyana iwawa akaza yarabiretse ntabwo tuvuga ngo yarakijijwe kuko gukizwa kujyana no urupfu rwa kamere y'umuntu w'imbere ntago ari uguhindura uko nitwara hano inyuma icyakoze iyo nkijijwe no n'imyitwarire yanjye kuko irahinduka biragaragara no mu myitwarire yanjye ko bihinduka ariko ubundi gukizwa ntabwo bibanziriza mu guhindura imyitwarire ahubwo gukizwa duhinduka kw'imyitwarire biza ari imbuto z'agakiza nakiriye noneho ukabona nitwara noneho nuko nitwara ntabwo ari byo ngo wikore ibikora biriya wikora biriya ahubwo umwuka wera w'Imana niwe utuyobora ubundi nusoma ijambo ry'Imana uzasanga umwuka wera Yesu yavuze ko icyo azadukorera
azatuyobora mu kuri kose. Ntabwo azaza ngo atubwire ngo mukore ibi, ngo bino ni byiza, mukore ibiza cyangwa ibibi, kuko n'abadamu bari barareye ku giti kimenyesha cyiza n'ikibi, ariko n'undi bibi cyaha imbere y'Imana. Wenda ibyo sibyo turi buvugeyo none. Ahubwo umwuka wera w'Imana wakuyobora mu buryo bukwiriye. Buri situation yose akugejejemo, buri kintu cyose kibaye, akubwira icyo ugomba gukora, abikwibukiriza mu ijambo ry'Imana cyangwa akaguhereza izindi guidance. Bien sûr birumvikana, ntabwo umwuka yari ashobora kukubwira ngo genda ukore wenda icyo twita ikibi, ariko kandi icyo akuyoboramo ni igihe n'Imana ishaka. Urugero, hari igihe Paulo yigeze kuba ashaka kujya kuvuga ubutumwa muri Aziya, hanyuma we niwe gahunda yari afite, kandi koko tuvugishije ukuri n'Imana yari yamuhamagariye. Hanyuma ariko ngo mu gihe arimo arabitegura, umwuka wera w'Imana aramusanga, aramubwira ngo ntajyeyo. Iyo kijya kuvuga ubutumwa muri Aziya kandi umwuka wera w'Imana yabyanze, yari kuba akoze icyaha. Twebwe twari kubirebera inyuma tukabona ari biza kuko yari muri gahunda Imana yari yaramuhamagariye. Ariko Imana abera bayo isaba ko bayoborwa n'umwuka wera. Icyo umwuka babwiye abakoresheje ijambo ry'Imana, uko abenspira niko bakwiriye kubaho. Niyo mpamvu rero ntabwo nubwo wenda dushobora kubivugaho tukavuga tuti umukobwa ukijijwe n'iki, ntabwo cyane ari muri urwo rwego nkunda kubireberamo, kuko umukobwa ukijijwe mbere yo kuba ndi umukobwa ukijijwe ndi umukristo. Ni ukuvuga ngo umukobwa ukijijwe uko yakitwara niko n'umusore ukijijwe yakitwara, niko n'umudamu ukijijwe yakitwara, niko n'umugabo ukijijwe yakitwara, kuko bose ikibagenga ni kimwe, ni umwuka wera w'Imana. Turabivuga ko umuntu ahinduka, kandi ari naho ya myitwarire ihinduka nyine nk'imbuto zerekana ko umuntu ko mu by'ukuri yahindutse. Hari kawa wa kera, hari na kawa w'uyu munsi. Ushobora kuduha nk'ingero ebyiri kuvuga uti kera ntarahinduka, ntarakira Kristo, hari ibintu natekereza gutya na gutya, hari ibintu nakoraga gutya na gutya, uyu munsi bimeze gutya. Izo ngero ebyiri zirafasha umuntu kumva neza ko hari umuntu ushobora gutekereza ko yahindutse kandi atarahindutse mu by'ukuri, akaba ari mu nzira ariko atarimo neza. Mu by'ukuri ntabwo bishoboka ko waba warakiriye Kristo ngo ntumenye ko wahindutse, kuko ijambo ry'Imana itubwira ko umwuka wera w'Imana ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Iyo umuntu amaze gukizwa, processes ibikurikiyeho ni yuko umwami aduhindura tugatangira gusa nawe. Ntabwo ari kwa kundi, siko cyane nkunda kubivuga, wenda nubwo hari ababivuga gutya bavuga ati wenda gakiza n'urugendo. Gukizwa hari icyo Kristo yakoze, ngenda kizwa, hari umunsi nakirijweho, nizereye umwami. Urugendo rukurikiraho ruraba rwo gusa n'umwami Yesu, kuko njyewe ni nka kwa kundi watanga urugero rw'ukuntu ushobora kuba wafata umwana wenda umukuye ku muhanda ukamuzana mu rugo, ukavuga uti ngiye kumugira umwana wanjye. Kuva umunsi ubivuze umugira umwana wawe. Wenda mu bihugu byateye imbereho biba binasaba wenda kujya muri processes officiel kwandikisha kugira gute, ariko umuzanye uwo munsi mu rugo ukamushyira mu rugo aba ari umwana wawe. Ariko ashobora kugira ku meza, mujya kurya ku meza kuko amenyereye kutarya ngo ahage, wenda bitewe n'ubuzima yarabayemo, ugasanga muri ku meza itatangiye gufata ibiryo ashyize mu mifuka. Icyo gihe bigatangira kumubwira ati hoya, ntago hano hari ibiryo birahari byawe, kandi tuza rya bishyira mu isahani urye, nudahaga wiyongere. Ubwo urumva habaho process yo gutangira kumwigisha ngo mu rugo umuntu abaho gute. Ariko icyo kintu iyo adoption cyangwa se uko kwakirwa deja ababizi, kuko ahantu abatuye ntago abatandukanye naho aba yarari. Rero no muri Kristo Yesu biragoye kuba Yesu yakugeramo ngo ntiwumve ko hari ikintu cyabaye, kuko ikintu cya mbere akora ku buryo ibyo wifuza, inyota wari ufite, inyota yawe ntibikiri ibyo gushaka ibyawe ku giti cyawe, ahubwo utangira gushaka kumunezeza. Ubundi naho bitangirira. Iyo maze kwemera ko ndi umunyabyaha ngahindukira umwami Yesu, nkemera gukizwa, ikintu umwami Yesu cya mbere akora gusukamo umwuka wera. Burya hari ukuntu tujya dukunda kubivanga cyane, wenda tukavuga ko umuntu wamaze tuzuza umwuka wera ryari wenda agatekereza igihe yatangiye kuvuga mu ndimi n'ibiki byose. Ariko ijambo ry'Imana ryo rimbwira ko buri muntu wese ukijijwe ahabwa umwuka wera nk'ikimenyetso, hanyuma kuzura umwuka wera bikaza kuza kuba ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo umwuka wera w'Imana wakugezemo yahageze, utangira kumva hatangiye kubaho ya ntambara y'umutima uhana n'umwuka wera, kamere n'umwuka wera birimo birarwana. Ubundi iyo umuntu atarakizwa, wenda nanjye ntarakizwa, hari umuntu aba yibereyeho ku giti cye. Mba mfite inzozi zanjye, mba mfite ibintu ngiye ubwanjye numva ashaka kugeraho, mba mfite uko mbona ibintu, kandi mba numva nifuza ariko bikwiriye kugenda.
ngewe ku giti cyanjye icyo nicyo kintu cyari gikomeye cyane urabona ari umuntu ukunda ibintu by'ubwenge cyane utampa fact decisions zawe nibyo utampa fact runaka utampa ibimenyetso bifatika by'ikintu runaka ngo ntiwari woroshye ntabwo nari noroshye mu by'ukuri yego urashobora gutega amatwi ariko uko kuntu umuntu nyine nkabashaka ibintu bifatika vuga ibintu by'ubwenge numve umereze logique n'ubungubu ariko ntabwo navuga ngo kuko gukizwa ntabwo bivuga ko umuntu atarojike kuko niba tuvuga ibintu bijyanye no kwizera hari ibintu uba wizera ibyo bintu kuba ubyizera rero ugomba kubyumva na intellect izamo ariko si iyobora ahubwo hayobora icyo Imana yavuze so rero ni icyo nakundaga n'ubwo ngo nakundaga nyine gukora ibintu byanjye ngiye ku giti cyanjye ni jewe byo nshaka kugeraho ni ibi ngibi ntabwo nayo nitaye by'Imana n'iki byose ko Imana ifite umugambi runaka ngo mvuge ngo naba najya munsi yawo byo nta kintu byari bimbwiye cyane navuga kuba mbona ndiho nta muntu tugirana ibibazo nanabizi ko uwo mugambi ufite yego kuko n'ubundi navukiye mu muryango usenga hari ukuntu uba wumva Imana ariko najya kureba mu mibereho yanjye mu byo nkora mu mitekerereze mu myanzuro mfata ngasanga mu by'ukuri naberagaho njye ubwanjye niba mvuze ngo ndashaka kuba umupilote ni ibyo ngibyo ahubwo wenda ukuboko kw'Imana kukaza kugakora cyane kukadeviya rimwe na rimwe ibintu njye nashakaga ugasanga n'ikimenyimenyi ko nashakaga ibyanjye by'Imana ikoze binteye umubabaro n'agahinda kubera ko nyine ibyo nashakaga kugeraho ntabwo mbigeze ariko muri Kristo Yesu namenye ko nyuma yo kwiyegurira umwami sinkibereyeho jye ahubwo mbereyeho umwami bityo icyo mbonamo icyo abona cy'ingenzi icyo nicyo ahubwo nshaka kumenya ngo ari cyo nkora cyonyine kuko njye kuri ngewe kuba successful cyangwa se sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda yego kugera ku butsinzi bwo hejuru ntago ari umubare w'ibintu runaka nakoze ahubwo nuko nakoze ibintu Imana ishaka kuko namenye ko naremeweyo ngo nyinezeze bityo rero ibyo bigatuma ingiza amahirwe nkamenya icyo yanshatseho akaba ari cyo nkora niyo success niko gutsinda kwanjye ni nako kunesha mu by'ukuri urumva mbere hari ukuntu abantu benshi wenda nubwo abantu benshi Bakristo batabizi ariko hari ikintu kimwe baradukwiriye kumenya ntabwo Imana yaduhamagariye ngo tuzagira izina dusige imusozi ya bintu ujya wumva dukunda kuvuga uzasiga nkuri cy'imusozi ngo abantu bazajya bakwibukiraho iki ntabwo ari Imana ntabwo yaduhamagariye kwiyubakira izina ahubwo iduhamagarira kubaka izina ryayo kubaka ubwami bwayo noneho ikagira ibyo ishyiramo nzakoresha muri iyo gahunda ariko ariyo nkwiriye kuberaho ibyo rero urumva kubivuga wenda ngo mvuge ngo ikintu presi runaka nakoraga biragoye ahubwo byose naho byari bishingiye byari bishingiye ko niberaga tukiri aho ngaho ubwo imirimo nturi gutuma abantu batazakora imirimo kugira tutazabibuka ntabwo ari icyo imirimo kuyikora ni myiza no kugirira neza nyine kugira abantu bazibuke Clara wafashaga imfubyi ntabwo nifuza ko bamfata nka Clara wafashaga imfubyi kuko si ibyanjye Yesu yigeze kuvuga rako Paulo anditse aravuga ngo ko turaba Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyo umwami Imana yiteganirije kera ngo tuyigenderemo mu yandi magambo ngewe ngeze muri Kristo nsanga hari imirimo Imana yateguye ugomba kugenderaho noneho ngewe ahubwo nkayishyira mu bikorwa iyo mirimo rero ibireba abantu abantu urugero ngewe ntabwo nigeze ntekereza na rimwe nta n'inzozi nigeze ngira zo kuba umuhanzi zo kuririmba nta n'izo nigeze ngira zo kumubwiriza butumwa ntazo nari mfite nkizwa numvaga nzaba umukristo mwiza bisanzwe ukora iby'ijambo ry'Imana rimusaba nta bindi ariko umwami Imana we mu byindi yabonaga nagombaga gukora harimo no kuvuga ijambo ry'Imana ibyo rero we yarabiteguye ngewe ngeze muri Kristo umwuka wera abinshyiramo ikibatsi mu mutima ntangira gusanga natangiye kubigenderamo imirimo rero kuyikora ni byiza ariko n'ubundi ntabwo ari imirimo yacu aba ari imirimo umwami Imana yateguye ko tugenderamo tukayimenyeshwa n'umwuka akaba ariyo mpamvu wicaye aha ukumva Imana iguhatiye kujya kureba umuntu kwa muganga ugahaguruka ukajya kwa muganga ukamusura ukamushyira inkuru nziza imuhumuriza waba ufite n'ibifatika byo kumuhereza ukabimuha ubwo Imana ikaba yabikoresheje kugira ngo uwo muntu amenye ko nubwo arwaye Imana ikimutekereza ariko si twe twitekereza ngo uyu munsi tuzakora imirimo ABCD cyangwa ninjyamo ngo nzakora ibi n'ibi ahubwo umwuka wera w'Imana muri kwa gusenga no kubana nawe atushyiramo ya mirimo Imana yateganyije ko dukora tukayikora hanyuma iyo mirimo ikazagenda tumaze gupfa iduherekeje ariko icyo Imana tuba tuyikorera ni ukugira ngo abantu bamenye Imana kuko ngewe ubwanjye muri kamere yanjye ngewe wa kera ibyo gukora neza ntabwo biba muri byinshi ntabwo biba birimo rwose
mu yandi magambo iyo Kristo amaze kungeramo rero niwe unyigisha gukora ibyo Imana ishaka. Hanyuma ibyo kuko Yesu abivuga yigeze kubwira abigishwa ngira ngo ni muri Matayo, arimo baraganira, arimo arababwira uburyo ari donc nta wacana itara ngo aritwikirizeho ibitebo, twikirizeho intonga. Avuga ukuntu tumeze like nk'umujyi uri hejuru. None aravuga ati noneho mwebwe uburyo mukwiriye kubaho ubuzima nzabaha buzabatera kubaho mukora imirimo myiza yindi data yateguye, ngo kugira ngo umuntu wese uzababona bimutere guhimbaza data wa twese. Ntabwo bimutera guhimbaza njye, ntabwo ari kugira ngo bavuge ngo mbega umukobwa, ahubwo baba bakwiye kuvuga ngo mbega umwami mwiza. Kuko wenda niba wari wenda ngira amahane cyangwa ndi inshinzi, dufata urugero ntarakizwa ariko ukambona noneho nsigaye nca bugufi, mbega Imana ukuntu ihindura. Ibyo rero nibyo bihesha data twese icyubahiro. Nicyo rero donc nicyo adusaba gukora. Icyakoze kuko ari Imana nziza, hari n'igihe nawe ubwawe ubiboneramo icyubahiro, bakajya bavuga ati wa mukobwa Imana akoresheje imirimo ikomeye. Ariko ntabwo cyangwa se inyungu Imana ishaka ari uko jyewe bamvuga, ahubwo inyungu Imana ishaka ni uko abantu bamenya Imana binyuze muri jyewe. Rero imirimo ni myiza, umva umuntu uri muri Kristo Yesu akwiriye no kuyikora, ariko igomba kuza ari imbuto zivuye muri Kristo Yesu. Abavuga ngo tuyibigeragereshe se tuyigerageze kugira ngo uyihe kano gatama izaguhenka amashyi. Urumva gerageza Imana, Imana iki izaguha iki? Harimo ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ni isezerano barimo. Isezerano rya kera gitandukanye n'isezerano rishya twinjiyemo muri Kristo Yesu. Icya kabiri, urumva mu gutanga kwabo nabo ntabwo baba bari bakore gukunda Imana, ahubwo bari imibare. Njye mbona rimwe na rimwe ari gihe tujya tuvuga ati wenda se hari abapasiteri b'ibisambo, niko abantu bavuga, wenda se biba bashaka gukuramo abantu amafaranga, ariko ngasanga n'abakristo nabo cyangwa bitwa abakristo benshi nabo niko bameze. Kuko niba mbwiye ati tanga wenda nutanga wenda se Imana iragukubira. Fata urugero ko avuze ati Imana iragukubira 5, nanjye njya mu mibare havuga nti nintanga 5,000 ndabona 25. Nintanga 10,000, niba mbwiye ngo tanga 10 umwana wawe akire nari kuzamuvuza, ndabona 50. Wenda n'urwo rugero. Ubwo urumva nanjye ntangira kujya mu mibare nkavuga ngo ngiye guha Imana, nkanagerageza guha Imana byinshi, ariko target mu by'ukuri suko nyikunze nshaka no kugira ngo mbere abandi umugisha n'abantu bayimenye. Ndi muri business, nanjye ku giti cyanjye ndi muri business yo kuvuga ngo reka ndebe nanjye ngerageze, reka ndebe. Muri Kristo Yesu yaduhaye ibintu byose, yaduhaye Kristo ngo niwe ibiriho byose biba sustained, full package, biba sustained n'ijambo rye niryo ribeshaho byose. Ububeshaho byose yaramuduhaye. Irangije ntiyarangiririzaho, iravuga ko twizeye Kristo turi abaragwa nkawe, tukaba n'abaraganwa. Imana ishimwe. Mu yandi magambo biravuga ngo ibyo Kristo azaragwa natwe tuzabiragwa. N'ijambo ry'Imana rikavuga ngo niyerekanwa uko azasa niko natwe tuzasa. Mu yandi magambo tuzaba turabavandimwe be, dusa muri byose, natwe dufite access cyangwa se dufite kugera ku biri mu ijuru. Ibyo rero kuko ari by'Imana yadukorera, urumva yaduhaye byinshi cyane birarenze n'ibyo ubwacu twari gutekereza. Bityo iyo tugiye kugira neza cyangwa gukora imirimo myiza yayindi Umwuka duhiyobora mu gukora, mu by'ukuri tubikora kuko nyine natwe mu ijuru ari bwo buzima bwaho. Mbikora kugira ngo izina rya data wa twese ryamamare, kugira ngo hagire abantu bizera umwami kongera guhabwa ibyo byiringiro. Rero kutamenya ibyo bintu twaherewe muri Kristo bituma abantu babaho nk'abana nyine nkaho atari iwabo, mu rugo rutari urw'iwabo. Reba umwana uba ahantu atari iwabo bamubyaye, akenshi aba afitemo akantu. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe ukunda gusanga hari ukuntu dukunda ibintu Imana ikora ni byiza, tuba tunakwiriye kwishima pe, kuko Imana ikoze bari byiza. Kandi burya na Yesu yarabihanuye, Imana ivuga ku bintu bizaba mu gihe Kristo azaba yaraje,
avuga ukuntu inkike zacu zabagakiza amarembo yacu ngo akabishimwe. Birakwiriye ko bari muri Kristo Yesu duhora mwishimwe kubwo murimo Imana yakoze ku bwa Kristo Yesu. Birakwiriye. Ariko dukwiriye, hari ukuntu abantu rimwe na rimwe kubera kutumva ibyo bintu twahawe muri Kristo Yesu tubaho dufite umwifatire nyine w'uwo mwana ahantu hatari iwabo, bigatuma koko se nanjye Imana yankorera ibi, tukanarimo na za ndirimbo zitari mbi, ntabwo nari nzi ko Imana yangirira neza iki, ariko atari ugutangarira iyo neza Imana yatugiye n'urwo rukundo, ahubwo kuko nyine Imana idukoreye ibintu twe twumva tutari dukwiriye. Kandi iyo yaravuze ko turi abana bayo, abazumva iki kiganiro buri wese ufite umwana azatekereze agiriye neza umwana akajya atangazwa, ego ko mama. Ubundi ibyo bikora eri nk'umupapa mubi w'umusinzi utahabakubita ugatabona yasetse yenda azanye nk'umugati, papa yangirira neza gutya se, yakora byiza se, umuziho ububi. Yego. Ubwo rero benshi babaho muri iyo situation. Rimwe na rimwe binatewe n'ubuzima tuba twarabayemo n'ibikomere tuba tugendana, bigatuma no mu buryo dusanga Imana tutekereza gutyo, ariko ni ibyawe, kuko Imana itigeze ikwimika yari ifite kireta ibindi ariyo Kristo, n'ibindi ntiyabura kubiguha. Nibyo koko turanayishima kuko ni umubyeyi mwiza. Ntekereza ko nawe uri umubyeyi, iyo umwana agushimiye uranezerwa, ariko ntago agushimira daro sansi ko nyine atunguye kuko papa ahubwo anezezwa nyine nuko umutekerezaho ukamwitaho, akumva yamunejeje nawe akagushimira. Kandi no gushima kwiza, gushima nyako ni ugukora we ibyo umubwiye, nibwo buryo akwereka ishimwe. Yego ni ukuba umwana mwiza nk'uko umubyeyi abyifuza. Gushima Imana kwacu kwa nyako kwagakwiriye kuyigandukira no kuberaho yo. Yego. Ariko kuko abantu benshi batari bamenye iyo sano ko Imana ari umubyeyi bakaba abana, kandi nkuko buri mubyeyi wese mwiza, umva abana bikomere ko twagiye tugira ababyeyi babi, abandi bana batagiye bakira amahirwe yo kubagira, ariko ngiye ni mu bantu bagize ababyeyi beza. Mama iyo atekereza nta kindi kintu atekereza nyine n'abavandimwe banjye. Hari n'ibintu akora baze kucyo ubikoze arambwira ati ngiye ntabwo nari mbikeneye ariko mbikoreye mwe. Imana data wa twese. Niyo mpamvu Yesu ikintu cyazanye Kristo ni ukugira ngo dushurire ko Imana ari data, abantu bamenye iryo sano, sino kurimenye noneho binjoying uwo mubano, iyo mibanire babivive. Ni nayo mpamvu Yesu ibintu byinshi yavugaga bazumve ari kuvuga Imana, yari agakunda kuvuga Imana, yakunda gukoresha data. Rero umwami Imana yifuza ko tumwegera nyuma yo gukizwa, tubana umubano w'umubyeyi n'umwana, kuko hari ibintu byinshi tujye tuyitirira rwose bitari byo. Hari ibintu byinshi twitirira Imana bitari byo, ibyo yadukora ko yatugenza tukumva Imana ibereho kugira ngo igitugerageza duhime. Kajya kumva umuntu ngo ntabwo ngo wenda ngo hari igihe nigeze kumva umuntu numva ndababaye ngo ntabwo yasenga ngo Imana ngo ayisaba wowe uzabana ngo kuko ngo hari igihe ngo asenga ikamuhereza mubi kwenda se ufite ikibazo runaka, nyine bakumva ko Imana ari umubyeyi mubi uhagarariye aho kugira ngo muhimane. Ariko ntago ariko kuri bavandimwe, ahubwo Imana ni umubyeyi mwiza utubwira ko ngo impano nziza kandi itunganye ikomoka kuri data wa twese wo mu ijuru. Ibintu data duha ni byiza, niyo hanyuma mu byo twe twita ko ari bibi biba bibi kuko biba bireba kamere biyibihira, ariko mu by'ukuri umugambi Imana ibi bifitemo aba ari umugambi mwiza. Abantu bakunda kuvuga ngo ubushake bw'Imana birasharira, ntimukabeshyere Imana rwose, ntimukabeshyere Imana ko ubushake bw'Imana busharira, kuko ubwayo yaravuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, ibwira abayisiraheli ntabwo ari ibibi, ni byiza. Ahubwo ikibamo ubwo bushake inzira bunyuramo ko nanone zisharirira umuntu w'inyuma. Ariko kandi muri ubu buzima bwa Gikristo hari ibintu tuzi ko hari igihe bigomba kubaho. Paulo akavuga ati mwitoze kubaha Imana, mwitoze kugira gutya na gutya, kurwanya kamere. Bigaragara nka hari fight ari intambara rimwe na rimwe wenda bikanatubihira ibyo turi kunyuramo, ariko Imana yo igategeka ko tunyura muri izo nzira kubw'iki ishaka gukora muri twebwe kigira umumaro. Kandi nyuma y'ibyo bimaze kurenga, iyo usubiye inyuma ushima Imana ko yemeye kuhanyura, kuko hari ikintu byakugejejeho gikomeye cyane cyari kiri mu mugambi mwiza w'Imana.
urimo urabyumva iyo abantu rero badafite iyo mitekerereze yo kubona Imana ari umubyeyi mwiza babana nayo mu buzima bubabaje cyane. Uri mu bantu bakirijwe imahanga kandi abantu benshi bagerayo bagahinduka cyangwa se bakagwayo, bana b'abakobwa cyangwa se n'abasore, umuntu akagenda yagera i Burayi agahita avuga ati nyinuka, agahinduka kandi akakumvisha impamvu z'uburyo yaguye cyangwa se uburyo yasubiye inyuma ko byari ngombwa kubera ari bize yagira gute nta kibona umwanya n'ibiki. Tubwire gatoya ukuntu byagenze kugira ngo wakire agakiza imahanga ahantu benshi bagwa. Nk'uko nabivuze ntabwo ari kubw'imbaraga zanjye mu by'ukuri, ariko Imana yarabikoze kugira ngo sino kugira ngo nzajye mbyirata ko ndanakirijwe hanze, ahubwo umwami yabikoze kugira ngo agaragaze wenda kunyuzemo yuko aho waba uri hose ubasha kubana n'Imana ugakizwa. Ikintu gituma dukiza twese duhuriyeho ni kimwe, nuko turi abanyabyaha nk'uko twatangiye tubivuga. Nubwo nari ndi hanze ariko umutima wanjye hageze igihe nemezwa n'Umwuka wera w'Imana yuko ndi umunyabyaha, kuko byageze igihe njye ubwanjye byageze igihe ubwanjye mbaho ubuzima bwo gukora nyine ibyo nshaka. Hano kuko urumva nari naravukiye mu muryango usenga, haba hari ukuntu baragiye wumva Imana, noneho ubuzima mbayemo nkajya mpora mbona buri gihe cyose ibyo nkora bitandukanye kure n'ibyo Imana ishaka. Rero bigera ku gihe numva rwose naniwe ndushye, hanyuma Imana noneho ndayibwira Yesu, hari n'igihe cyabayemo bitewe n'ibibazo nari maze iminsi nyuramo n'ibintu byo gusenga ndabireka, n'agake nagiraga rwose nkavamo, ntangira kubaho ubuzima buri aho bw'umubabaro gusa. Hanyuma rero biza kugira igihe ubwo buzima bwose ko nabo bagamo ahubwo kugira ngo mbone amahoro, umutima wanjye wararuhaga. Hanyuma rero nza kuza kugira igihe ntakira Imana, ndabibwira nti ntabwo ngishoboye kubaho tutari kumwe, kubona ndi gupfa. Nkuko umuririmbyi yigeze kubiririmba ngo mwami kubaho ntagufite ibintu ubwoba n'amaganya ndetse bashobora kugeza mu rupfu vuba. Nanjye nabonaga rwose numva ibyaha byanjye bimbanye byinshi ku buryo nta kindi kintu navuga uretse gutaka ngo mwami ntabara. Hanyuma rero ntangira gushaka gusenga, kugaruka mu bintu by'Imana, ariko n'ubundi nkumva ndacyaboshye umutima, nkumva Yesu isaha n'isaha yaza kandi rwose nkumva ntagenda ubizi, nta nubwo bigombera ko umuntu ajya kubikubwira. Hanyuma Imana nayo ariko isa n'ituje, ariko ntiyari ituje kuko yateguraga ibindi bintu byiza. Yohereza umumama yaravuye hano i Kigali, aje mu ivugabutumwa mu Bubiligi. Hari abanyeshuri twabanagaho nigaga mu Budage basengaga, bari baziranye n'uwo mumama, basanzwe ari abarokore, bamusaba ko aza kutureba. Nakundaga rero muri iyo minsi nari ndi kubajoyininga. Hanyuma rero mbasaba mu mwanya nganira n'uwo mubyeyi, nsaba ko nsengera ko numvaga nkeneye amahoro y'umutima rwose nk'uko umwami yayavuze no kubabarirwa. Hanyuma umubyeyi aransengera, amaze kunsengera yari umuhanuzi. Imana isaba gufata umwanzuro ko ningendana nayo izangirira neza cyangwa se ngakuma mu byo nari ndimo. Noneho rero ndebye ibyo nari ndimo ko nta mahoro yampaye kandi nari ndushye, ariko tugiye amara kunsengera nkumva umutima wanjye urabohotse. Ngiye nemerera Imana yuko tuzagendana. Ukizwa kwanjye rero naho kwavuye. Hanyuma umwami, buri muntu wese ukijijwe, yaba akirijwe i Burayi cyangwa akirijwe muri Afurika cyangwa mu kindi gihugu kindi arimo, wese aba akeneye umwami, kuko Yesu yaravuze ijambo ryiza, aravuga ngo umuntu ntagatungwa n'umutima gusa, ahubwo agatungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Uwiteka Imana. Iryo jambo rero ntabwo ribonera muri Afurika cyangwa ngo ribonere i Burayi, ahubwo ribonerwa muri Kristo Yesu. Bityo umuntu wese wizera aho yaba ari atungwa n'ijambo ry'umwami rimubashisha kunesha ibyo ari guhura nabyo noneho ariko bitewe n'ahari. Ni iki cyagushoboje gukomeza cyangwa se ni ze step wahise uvuga ngo utangire gufollowinga nyuma yuko uciye bugufi wakiriye Kristo? Nureba neza mu ijambo ry'Imana ntusanga Yesu avuga step runaka, ahubwo adusaba ikintu kimwe gusa, kuguma muri we no mu ijambo rye. Mu by'ukuri intambara umuntu arwana ziratandukanye, icyo cyo ni ukuri, bitewe n'aho uri na system uri gukoreramo. Ariko uko ukeneye Kristo uri hano mu Rwanda ni nako umukeneye uri i Burayi. Bityo muri situation yose uri kubamo ushakisha uburyo bwose ukomeza kubana na Kristo, kuko icyo ngicyo nicyo cy'ubukene.
noneho rero nta kindi kintu kibikora ni ugufata umwanya wo kubana n'Imana no kuba mu ijambo. Ngewe nkimara gukizwa ikintu cya mbere Umwuka wera yankoreye ni kumva ijambo rye. Najyaga gusoma pe nta n'umuntu turi kumwe, nta n'umushumba afite unkurikirana, nta na mwene data wenda mpfa kubona ko twaga dufite urumva ibintu byinshi, kazi, amashuri n'ibiki, ariko nabumbura ijambo ry'Imana nkumva ndasomye, naba ntangiye gusenga nkumva Umwuka wera ari kuri nsobanurira. Aho rero ni heza wowe waruri. Hari undi mu by'ukuri byanga ugasanga ari no guhamagara inaha mu Rwanda, wansengeye twafatanyije gusenga, ndasoma ijambo ry'Imana ntibijyamo, cyangwa se nyine uko ibyo ngibyo Umwuka Imana buri mukristo wese irabizi neza ko afite icyo kibazo cyangwa ko azakenera kubeshwaho n'ijambo rye no kuyoborwa n'Umwuka. Niyo mpamvu yemera kukizwa, wasanga ahantu hamwe wakirijwe ukajya kubona ukabona ifite abantu yagukiriyeho nk'uko umuntu akirizwa hano mu Rwanda, hari ahantu henshi ho gusengera, ukajya ahantu runaka ukahigira. Iyo ibona ko ukeneye abantu bagufasha irabaguhereza. Nta nubwo naseka uwo nguwo wenda uri gushaka gukizwa ariko akaba atari kubona umuntu hafi wenda ari Burayi kavuga ko ahamagara abo bantu. Ubwo abo bantu niba Imana ibaranyuje yaratekereje ko izanyuramo kugira ngo imugeze ku kigero nyacyo. Wenda nge bitewe n'icyo yari mfitemo sinzi n'impamvu, nta nubwo nanabimenya, nta nubwo ari nabyo byo kwirata, ubwo Imana nuko yabigenje. Ariko buri muntu wese hakirijwe uko byaba bimeze kose, Umwami Imana amakinga sure yuko ugomba gukura mu ijambo rye, kuko nibyo ryonyine yatanze ngo rikize umuntu. Bityo azaguha abantu yaba ari hafi yawe, ashobora no kubaguha mu Rwanda, kuko nubwo byari bimeze gutya abantu baga mu Rwanda bansengeraga. Hari igihe nanjye ntahamagaraga abantu nzi bakijijwe wenda mu muryango cyangwa mu nshuti zanjye, tukaganira nanjye nkunguka. Ntabwo buri gihe cyose wenda nasomaga Bibiliya ngo mbyumve, ariko hari igihe ejo yashobora gukoresha umuntu runaka uri kwigisha kuri YouTube. Ibyo byose Imana yizi ko ibikora, ariko kimwe cyo cy'ukuri ni uko igitunga umwana w'Imana ni ijambo ry'Imana. Washoboye guhamya gute mu bakolike mu bantu mu Rwanda bari barasigaye bagwita ubu noneho narakijijwe? Ntago ari ngombwa ngo umuntu ajye kubivuga, ahubwo Kristo nakiriye yazanye ubundi buzima bushya. Ibyo nakubwiraga natangiye kuva nge nkizwa, numvishe menye uwo muhuro anduhuye, bituma mubwira nti ndashaka gukomezaho rwose, ngendane nawe bishaka nzabikora, n'ibidashaka sinzabikora, nubwo numvaga ntazabishobora. Ariko mba nizeye ko uwatangije umurimo muri jye ari uzawusohoza, ko ari umbashije, ari untera gukora ibyo ngibyo. Hanyuma rero numvaga ngomba guhanga amaso Imana, numvaga ngi bwange ntashoboye, ntacyo nakishoboza. Ibyo rero ubwo buzima bwa Kristo mu kubana nawe no gusenga, natangiye kujya niga kumva, kuko kwizera no kumva ibintu nk'uko Imana ibyumva. Mu by'ukuri kwizera Imana nicyo bivuga. Nuvuga ngo iby'Imana yavugaga mu ijambo ryayo nibyo ngewe nafataga nk'ukuri. Ibyo nibwiraga nibyo abantu bareba bifite icyo byavugaga, ariko ngewe natangiye guhagarara ku cy'Imana ivuga. Noneho rero iyo uhagaze gutyo, buri gihe cyose bizana na conflict n'abantu batari bageraho. Bavuga ikintu bakumva wowe ntago ari kukivuga, bakubaza impamvu ukabwira ko ari ijambo ry'Imana rimeze. Hanyuma barangiza gahita batangira kwita amazina yose, ni umuhezanguni, aracyabiharaye, nuko ariho kibizaho nawe uzamera gutyo. Ariko mu by'ukuri kwizera no kwemeranya n'Imana arabikabya. Ngewe n'ubwo ngo namenye ko Imana ivuga ari cyo kukuri, ibindi byose biri nyuma y'Imana ivuga ni ibinyoma. Imana kandi nta kindi kintu yahamije iby'umwana wayo Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo ibyo Yesu Kristo avuga mu ijambo rye, iby'Imana itubwira mu ijambo ryayo, nibyo kuri byonyine, nibyo mpagararaho. Ibyo Umwuka wera nyoboye nibyo mpagararaho. Ibyo rero hari abatabizi, hari abatabyumva, navuga ko basenga ariko badashaka kuyoborwa n'Umwuka, kandi abayoborwa n'Umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Ubu rero murakubitana, iyo mugiranye amakonflikt usanga mu by'ukuri nyine barabimenya, bakamenya nyine ko wakijijwe. Dufate urugero, niba ndi umuntu ukundaga kuvuga amagambo menshi cyane nganira, kandi buri topic yose abantu bavuze nkaba nakishoramo, ariko maze kuba muri Kristo Yesu, Imana ikavuga ati noneho ibyo uvuga n'ibyo ukora ujye ubikora uhimbaza Data wa twese, urebe ko bihesha icyubahiro Data wa twese wo mu ijuru. Ibyo rero bituma amagambo mvuga ntangira kuyagabanya, menya ngo ahantu ndi ibi bintu abantu bari kuvuga ni ibintu umuntu yakumva akifuza gukurikira Imana yanjye, ni ibintu umuntu yakumva akumva bihesheje Imana icyubahiro, ni ibintu bishobora gutuma umuntu byumvisha mbivuze ashobora kwicara akavuga ati ndatangariye Imana y'uyu muntu. Cyangwa byose ntago ariko bimeze. Urwo ni urugero ruto rusenga, bituma noneho ibyo mvuga nyine bitekerezaho,
ibyo nkora ubu nibyo bigaragaza ko ibyo mvuga koko niba mvuga ko ndi umukristo ibyo nkora bigomba guhamya kubwo bukristo bwanjye nicyo ngicyo Yesu yaravuze ko ikintu abantu bazatumenyeraho bazatumenyera ko turabe bitewe n'imbuto twera kuba rero navuga ko njya muri njya mu madini runaka ndi umukristo nsenga ariko wajya ko ukabona ubuzima bwanjye bwose ubuzima mbayeho n'ubuzima bwiberaho budahesha Imana icyubahiro rimwe na rimwe ubona atera abantu kunyibazaho no ko umuntu yavuga ati kugira ngo ngizwe nka runaka nabireka mu by'ukuri ntabwo mba ndi mu mwami kuko ibyo umwami yatuzaniye n'ubuzima ntabwo ari amagambo yavuze ko iby'ubutumwa bwiza ntabwo ari amagambo ahubwo ni imbaraga iyo mbaraga rero yinyinjiyemo hari ukuntu ingendeje noneho mukanabibona ndetse si no kuvuga ngo nibyo nkora gusa niba uburyo ntekereza ibintu n'uburyo mbibonamo bigomba kuza bishorewe n'ikijambo ry'Imana rivuga bityo rero niba ibyo nge nkora bitagaragaza wa wundi nizeye izo mbuto z'igiti kiri muri jewe igiti gishyashya cy'ubumana cy'umwuka wera ngo nera imbuto z'umwuka ariko nkatangira kuvuga ko ndi umukristo ibyo ntacyo bitwaye n'ubu ngubu ndamutse nicaye nkavuga ngo ndimbwa nkavuga ko ndimbwa nkajya numva nimeze nk'imbwa nyine nkajya numva nk'imbwa nkanabivugisha amagambo menshi mwabyemeye hari bwo ubona nyine ndi umuntu ndaho sinavuga ngo ndi indogobe niyo wakerwa ubiririmba ukanabyiyandikaho niyo nabyiyandikaho ariko ntago ariko byaba bimeze ko mwamumbona mfite amatwi ameze nkana gutya nanavuze ko ndi urukwavu rugira amatwi maremare ubwo ntayo mwabona niyo nakora hari n'igihe abantu bagenda ukibagisha ngo amatwi ariko uricara ukabona ko nyiri umuntu bitewe n'ibintu ABCD ubu kwicara ngo mvuge ngo ndi umuzungu niyo wakitukuza niyo uko nakigenza kose ubona twatuntu twagiye dusigara n'ibiki byose ntabwo rero kuba bivuga ko ari byo mbamo ahubwo ikigaragaza ko ibyo bintu ari byo ndibyo koko nshobora no kutabivuga ariko ukareba uburyo mbayeho ukabona bikurikije n'ikuri kw'ijambo ry'Imana nk'umuntu wabaye i Burayi ni iki umukristo w'i Burayi ashobora gukora ko vraiment ndamuboye nk'umuntu wabayeyo ibi nibi kubera impamvu iyi niyi kubera ukuntu ubuzima bwabo bumeze kubera ndamubohoye rwose kuri ibi ngibi ibyo ngibyo ntabwo mu ijambo ry'Imana biriyo ntabwo mu ijambo ry'Imana biriyo Yesu ugeze kubwira intumwa ze bari kuganira agiye kugenda bari kumubaza ngo databuja iki ni cyagiye none ugiye kuzanira ngo Israel n'ibiki umwami yababwiye ijambo rikomeye ababwiye ati ntabwo ari ibyanyu kumenya by'iminsi n'ibihe icyakoze muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira izo mbaraga icyo zizakura zizabahesha kuba abagabo bo kumpamya mu yandi magambo nta usomye ibyanditswe byera nta bukristo bw'Ikigali nta n'ubw'i Rusizi nta n'ubw'i Buruseli hano kwiyiriza rwose twebwe kazi kenshi n'iki ntubona umwanya iki gusoma ijambo ry'Imana n'akazi kenshi n'ishuri n'ibiki ibintu nk'ibyo nyine buri wese no nawe nka umuntu wabaye ukavuga ati rwose umuntu w'i Burayi namworohereza rwose namubohora kuri icyo kuko kudashaka kubana na Kristo kwabo niko gupfa kwabo kuko Kristo niwe udukomeza niba amagambo yatari muri twebwe ngo ahubwo n'abamagwiriye abo bameze gutyo bafite ibibazo bikomeye ahubwo nibo bagakwiriye kwegera umwami cyane umwami ntabwo agize atubohora ku kintu kimwe icyakoze atubwiye ko nitumwegera azaduha umwuka wera azaduha imbaraga ze hanyuma ibyo bikadufasha guhamya no kubana nawe no gukizwa bititaye ahantu undi ntabwo ikibazo rero ari aho uri ikibazo si n'ibyo uri kunyuramo ahubwo ikibazo ni uko urufatiro rwawe rurajenjetse niba ufite Kristo urya ijambo rye umwuka wera ari muri wowe azakwigisha uburyo ubasha gusenga hari akazi kenshi ijambo ry'Imana riratubwira ngo tujye ngo dusenge mu buryo bwose bwo gusenga niba narisharaga wenda ku mugoroba saa 11 ndangije akazi nkaba nabasha kubona uburyo njya mu iteraniro ndi kumwe n'abera ariko bikaba bigeze ahantu wenda bitewe n'ubuzima izo saa 11 ntabona uburyo njya kwicara nshobora no gusenga ngenda nshobora no gusenga ndi muri terrain nshobora no gusenga mu gitondo ndi kujya ku kazi aho hose Imana irahumva hari n'ukubwira ati kwa kundi mu kazi bagoreza twa pause cafe niko bakunda kutwita hari ugenda agahita avuga ati ndahita nyifata kuko sinigeze mbasha gusenga mfate iminota mike numva ijambo ry'Imana nanasenga Imana kuko ikingenzi imbere y'Imana ntago ari igihe runaka umuntu abikore ntago ari quantité ni qualité ni igihe bamaranye kumana ibintu byayo n'icyamuteye kubikora kumana ibintu byayo nshobora kuza nkaba imbere y'Imana iminota 5 nkakira ibintu byinshi kurusha uwikirwa hicaye umunsi wose bitewe n'umutima yazanye imbere y'Imana yego ubona ari impamvu ki abantu baba hanze bakunda kurwara depression cyangwa agahinda gakabije impamvu ni nyinshi kuko ziba zireba buri muntu wese ku giti cye
ariko ngiyo wabonye rusange nk'umuntu wabaye experience ubuzima bw'umuntu uba wenyine rimwe na rimwe ko hari igihe ushobora kuba ahantu ugasanga umuturanyi ntabwo muvugana maze ahantu imyaka 2-3 utazi n'umuturanyi muturanye mu yindi nzu ufite abantu bawe hafi ushobora kuba wenda wagize gutyo wenda ukabyara mugani ukabura umuntu uguhemba wari ubimenyereye hano rero ubwo buzima system ukuntu yubatse zana pressure nyinshi cyane ikora ku bantu nyine mu buryo mentale rwose bakaba épuisé bakananirwa bikanga hakaba ibintu nyine biba bikomeye ariko ngegeza ko bigenda bitandukana bitewe n'umuntu ku ruhande rwe ariko icyo kintu cyo kutabana n'abantu rwose ngiye mbona kica urwego rwo hejuru wenda abandi sinzi uko bimeze ariko nkanjye ni kiri mu bintu byagoraga cyane nyine numvaga ngoye neza nje mu Rwanda hano hirya nshobora kubabona inshuti namanuka yari hepfo nkabona abo tuziranye twiganye najya hirya hariya nkabona mu rugo najya hirya nkabona bene data nyine mba numva ndi mu rugo ariko ukuntu abantu baba bari kure y'abantu babo niki ubuzima babamo rimwe na rimwe intambara urwana nazo bisaba ko zirwana wenyine utari kubona umuntu yitubwira hafi ngo wafata umwanya aze kukureba hari ukuntu birushya bigora abantu iyo systeme nyine imeze gutyo ubwo buzima noneho bwo kubaho ubwo buzima bukagutwara n'ibyo gusenga bikabura kuko iyo turi gusenga Imana ivugana natwe iragume kuko erega ubwayo ni ikubeshaho ni itubeshaho mu bintu Yesu yaje gukora yaje kubohora imbohe abafite imvune zo mu mutima yaje kubavura ibyo bintu umwami mu gakiza ke rero iyo tugiye kure y'umwami ntago tubona abafite bya bintu byakadufashije no mu bihe bimeze gutyo iyo tugiye kure rero ntabwo urumva no gusenga n'iki biba bigiye ku ruhande cyangwa tubiho umwanya muke tuzakizwa n'iki se ko ari wenyine gusa ufite ibyadukiza niwe wenyine reka dusenga Imana tujye gusenga kugira ngo Imana isubize abantu ku rufatiro abantu baba baravuye ku rufatiro bongere bubakwe kandi bubakwe n'Imana kugira ngo bakore iby'Imana ishaka mu by'ukuri tugenda tubona abantu urubyiruko abantu benshi bagenda babivanga kandi atari ko byakagombye kugenda reka dusenga Imana turagushimiye Uwiteka Imana kubw'ubuntu bwawe bwinshi n'imbabazi zawe watugiriye muri Kristo Yesu tugushimiye yuko watangaje iby'agakiza n'urukundo rwawe kuko Yesu yaje kubitumenyesha kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho hari abantu bashobora kuba bari kutwumva Uwiteka Imana bagize intege nke basubiye inyuma cyangwa se batanakuzi batanabanaga nawe ariko bakaba babyifuje turabasengeye mwami ngo ubahere ku mucyo wawe ubumvishe iby'urukundo rwawe nabo ubakire kuko bari muri babandi Kristo yameneye amaraso abo bose ubakomeze nzi neza ko ubwo waremye amatwi yo kumva ubasha kumva buri wese mu mitima wo ko kwifuza ubwo waduhaye amaso ubasha kureba ukamenya ubukene bwa buri muntu mwami urebe ubukene bafite urebe ibibazo bafite maze ubageze ahantu muri Kristo Yesu babona kuruhuka kuko ne waje kuduhereza kuruhuka ubaha imbaraga umwuka wawe wabakomeze rwose ijambo ryawe ribatunge ubafungure ku matwi y'umwuka kugira ngo data wa twese uri mu ijuru barusheho kumva ijambo ryawe kuko ibyo ngiryo ari ryo wategetse yuko ritubeshaho icyo dusabiye abizera bari mu mpande zitandukanye umwuka wawe wera akomeze kubana nabo mwami ukomeze kubayobora umwuka wawe wera babwire icyo bakwiriye gukora abafashe abaho ubwenge bwose bwo kumenya uko bakwiriye kwitwara mu ntambara barwana ariko nk'abizera twese muri rusange ugiye kurushaho guhishurirwa Yesu Kristo umuririmbyi yavuze ngo kumumenya nibwo buzima nawe yaravuze ngo ubugingo buhoraho n'ubu nuko bakumenya wowe data barangiza ngo bakamenya n'uwo watumye ndabingingira rero ngo abizera bose bazumva izi nyigisho cyangwa se iki kiganiro ubahe kurushaho guhishurirwa Kristo kuko gukomera kwabo mu gakiza kubasha gutera imbere mu buzima bw'umwuka kubasha guhindurwa ngo base na Kristo nta handi hantu bizaturuka ahubwo bizaturuka muko bamenye Kristo uburyo bamuhishuriwe Mana rero ndasengeye abazumva iki kiganiro bose ngo uzabahereze kurushaho guhishurirwa Kristo kandi n'abandi bari gushaka icyo bakora batari bamenye inzira umucyo wabo bagereho kugira ngo nabo baguhindukirire ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye urakoze amen amen turashimye cyane Clara Imana iguhe umugisha
nari nkumbuye by'umwihariko kuganira nawe mu bantu tujya tuganira bakavuga Yesu neza nkumva ndishimye. Wakoze cyane nawe wakoze kutuganiriza kuri SINAI. Watanga nimero ya telefone niba ugiyitanga cyangwa yene imbuga nkoranyambaga ukoresha umuntu aba ashaka gusobanuza cyangwa kugira inama kugisha. Nimero ya telefone ni 0788 78 44 83. Basubiramo 0788 78 44 83. Ukeneye kumvugisha ni kuri iyo nimero. Hanyuma kuri za Instagram abazikoresha nyine ni Clara wa Yesu, YouTube ni Clara wa Yesu, no kuri Facebook ni Clarisse Clara nana. Yego. Ariko nabwo yanditsemo Clara Yesu n'undi bakuzana iwanjye. Yego. Byose naho ngaho ndumva araho ubwo. Reka twifurize amahirwe masa rero mu byukora byose, imigisha y'Imana ikomeze kuba kuri wowe nubwo wayigabiwe ku buntu. Ukomeze ubane n'Imana kandi kuraje mu buhanzi bwawe, ukomeze ube amahoro. Twizere ko n'ubutani tugutubira uzaza. Yego nzaza nta kibazo, nawe mwakoze cyane kuntumira. Imana ibahe umugisha. Ibiganiro bya SINAI TV biracyakomeje, ukomeze ubane natwe. Shalom.